ariko umuntu bita Yakamwana Yakamwana ni danje kora icupa rwose nari sezereye cyo kora nindangiza iki kiganiro nagafata ndibumwe kuko ngewe narakijijwe mbikubwire narakijijwe nkuko natangiye mvuga ko inda naziretse 2022 ubwo nyuma ndabwiye nti nanywaga nka Knowless nk'eshatu ngenda nzivana ubu noneho zose nazikati nta nzoga ndimo kunywa ngabanya ubu ntago nkinywa inzoga none ikindi nanone kuba uvuze kuko nzovu ndakeye reba akaboko mfite isaha mbere nta saha nagiraga reba umupira nambaye ukuntu umeze reba ipantaro reba inkweto mbere nambaraga ipantaro icitse wagira ngo ni deshire kandi ari ugucika imipira itari myiza icuyutse ibyo byaterwaga n'iki mbere nkijya mu indaya buriya zitwara amafaranga menshi cyane udufaranga twose nakoraga ku ma YouTube channel bahitaga batwara udufilime amafaranga nkiniye mu mafilime bahitaga batwara naragendaga ntoreba se nibo batangiye no bita Mama Queen unawe urajya nza ndakubeshya arongeye Mama Queen mwita bariko Mama Queen umeze ute ngo iki ndi mu kiganiro ariko Mama Queen mbabarira izo gahunda nazivuyemo rwose cyakora ndaza kuza kukureba nkugira inama nawe uzajya gusenga uranyumva tuba tujyana gusenga nyine za Kimironko ukizwe nanjye narakijwe muri iyi minsi naretse inzoga ndeka no kujya muri za ndaya za Barisa sibyo nawe ndashaka gukizwa rero gukizwa si byiza oya ndashaka ko tujyana gusenga sibyo sawa ubwo nawe mu kanya ikigare cy'indaya ndakiretse ikigare cy'abasinzi ndabaretse nzaza ngenda kwibaza umugore wawe ukamusiga mu buriri gutya tu ukavuga ati musize mu buriri nkasigana namufungiye ahubwo waramufungirana n'ufunguzo ukarujyana urufunguzo nkarujyana namara kuzivamo nkabona kuza nkamufungurira mu gitondo kandi yakubaza ngo uvuye hese ukavuga ngo iki yaramaze kubimenya yagezeho kuko we yarasengaga ari umurokore yageze afata umwanzuro akajya kwima ahita ajya kwibana nanjye ndibana araguta arana none se ubu ngubu tuvugana ko yagutaye izo ndayo ukazigumamo we byari bimeze bite we no kwihangana nyagahebera urwaje reka nongeye nguhereze ikaze ukunda kujyana ibiganiro by'Umurava News umunsi ku munsi Unity Bless na none T-Boy TB Swag baddest bad boy bombo class tia Kubaba the top ambassador sound the machine on the mic lazy eyo blessings over blessing the top pass la Mr. Hambo man mwitu kushaka the baddest abanyarwanda wa mutabura imigozi muhambira wa muhungu w'abanyarwanda wa mwana wasizwe amavuta yo mugisha namba no on the mic uko wamwita kose nushaka kumwite ijwi rya rubanda uko wamwita kose imbere kuri kamera turi kumwe no mu Legend Maître Nzova amaze kuba umusango hano kameramana yabanze umfashe tuanze duhere kuntu yambaye kabisa uhereye hasi cyane yambaye urukweto rwiza cyane turi buze kugenda tusesengura neza tumenye ngo kweto ubu nk'agaciro kangahe tumanuke ku ipataro yambaye agapataro keza kameze neza kabisa ukazamuka gato kwerenze ku ipataro agapira k'umuhondo ka Nike ntago ari akarakoste nta kantu niba ari akarakoste niba ari ikiwenda ari buze kuza kutubwira ukongera n'amashenete ku kaboko kiranga umusitari akira mikoro murakoze
ntabwo nakwirirwa nivuga, basanzwe banzi ku murava ni nko mu rugo. Narababwiye nti igihe muzankenera, igihe muzantumira, nzitabira ubutumire bwanyu, mba mpari. Shameze neza, ndashimira Imana, ndashimira Imana rwose. Kukiye cyane rero bimeze bite? Kuba nkeye cyane ndabikesha Imana no gushimira Imana. Urabona ko noneho akantu k'agakwafe, ufite akanyagosho kameze neza ku mutwe, naho zikarebura nkwitegereza ngakenda kubwira ati se baguhaye agacupa, urambwira ati reka reka. Oya, umva cyo kora icupa rwose narisezereye, cyo kora nindangiza iki kiganiro nagafata ndi bumwe, kuko ngewe narakijijwe, mbikubwire narakijijwe. Nkuko natangiye mvuga ko indaya naziretse 2022, ubwo nyuma ndabwiye nti nanywaga nka Knowless nk'eshatu ngenda nzivana, ubu noneho zose narazikati, ubu nta nzoga ndimo kunywa, ngabanya. Ubu ntabwo nkinywa inzoga. None ikindi nanone kuba uvuze kuko Nzovu ndakeye, reba akaboko mfite isaha, mbere nta saha nagiraga. Reba umupira nambaye ukuntu umeze, reba ipantaro, reba inkweto, mbere nambaraga ipantaro icitse wagira ngo ni deshire, kandi ari ugucika, imipira itari myiza icuyutse. Ibyo byaterwaga n'iki? Mbere nkijya mu indaya buriya zitwara amafaranga menshi cyane. Udufaranga twose nakoraga ku ma YouTube channel bahitaga batwara. Udufilime, amafaranga nkiniye mu mafilime bahitaga batwara. Naragendaga nkanywa amayoga, nasinzira bakikora mu mufuka, byose bagatwara. Ariko aho narekeye indaya, arizo indangamiro, niyo mpamvu ureba nkeye, nambaye neza. Mbonereho no kubwira mugenzi wanjye n'inshuti yanjye ya Kamwana, nawe nageragere azivemo, ariko usibye ko ataza mu za Sodoma na Gashyekero, we ngo nizi Nyanza. Hari hepfo yaho Asiya yabaga, usibye ko Asiya yagiye muri Amerika, ariko ya Kamwana nawe hepfo kwa Basiya, nawe nazivemo, abona ko aho nazirekeye nkeye, nsa neza rwose. Ndashima Imana. Ugaragaze yuko wagize ukuntu wagize impinduka muri wowe, ubuzima bwawe wagize impinduka nyuma yuko ufashe umwanzuro indaya nzireke. Ese kujya kuzireka cyangwa se kujya kuzireka bakiyendetse indaya, sibyo? Wari umaze guhomba nk'ibintu bingana iki? Ni byinshi cyane. Urebye buri ikintu nahombye cya mbere, nambe no guhomba amafaranga, ariko ikintu nahombye bwa mbere ni umugore nari narashatse. Umugore wawe? Umugore wanjye. Yagiye kubera iki? Umugore yagiye kubera uburaya. Wamutaga mu buriri ukajya gushaka indaya? Nkajya kurongora. Kandi musize mu buriri aryamye? Musize mu buriri aryamye, nkabyuka nkasiga mufungiranye nkahita nigendera. Ukajya kurongora ahandi? Ntabwo wamushyukwiraga se, ntumva gutamushakaho? Byihesha bariya abantu wagira ngo bararoga, wagira ngo badutera imiti yo twagezeyo. Icyambere ntacyo abarusha umugore wawe, nta na kimwe. Umugore nuba warakubyariye, kugasanga turetse umugore wakubyariye, ugiye he mu ndangamirwa, sibyo? Imana imbabazi ngiye no kubatuka, sibyo? Wagira ngo bararoga. Iyo ugezeyo ugakwama neza, ukagenda ugaturayo, sibyo? Ugasanga udufaranga. Ubwo mvuze ko nahombye umugore wanjye, twabyaranye abana. Ikindi cya kabiri, abana bane. Uwa munsi mukuru afite imyaka ingana? Afite 13, ariga mu 6. Umukobwa witwa Iradukunda Sandrine. Ujya umurihira? Ndamuriha nta kibazo. Uyitanga amafaranga? Ndayatanga n'abasaza be rwose nta kibazo. Ejo naboheje n'amafaranga ngo bahahe. No mu kanya ndamwoheza, kuko ejo ninjoro mbaye amafaranga yo kurya. Umwana yahise abwira mama ati papa tuvugane. Umwana ambwira ati papa nkeneye inkweto zo gukora. Ndamubwira nti uyu munsi ni mu Rwanda yaguha, kandi koko ndayamuha yo kugura inkweto. Ubwo nicyo kintu cya mbere nahombye. Ikindi cya kabiri nahombye iki? Amafaranga nabonaga bahitaga bijyanira, ugasanga sinteye imbere, ugasanga nambaye nabi, ugasanga ndasa nabi,
ugasanga mbese ndi wa muntu udakeye, umusatsi nta kwiyogoshesha, ugasanga ntaki, ariko urabona ubu ndakeye, nambaye neza, nkeba isaha iki, ni umupira nambaye wa Nike, ipantaro, agakweto mwakabonye, n'agasura keza. Ubu use wagira ngo wambara muri ya myaka 50, wagira ngo mfite nka 28, sinziherukamo. Bwa no kureka inzoga, n'inzoga zirasazisha. Bungiye kuzaza ninywera igikoma, bitume ntasaza vuba, nihajyungurira, ninywera agafata, ninywera akaji, sibyo? Ibyo byose mbivemo, ndindire gusubirana n'umugore wanjye, kandi Imana izabimfashamo. Imana yatumye mva mu ndaya, ni nayo izatuma nsubirana n'umugore wanjye. Ikindi kibazo misengera cy'amatsiko ro hagati aho ngaho, hari gihe abantu ubona tugana bino bintu bakavuga ati ndabazi n'ibyo bintu ahoramo. Mu isi ishize twari tubona abantu bagusengera, ari amasengesho, nabonaga abantu bahora bagusengera. Oya, nabyo bavuga ngo ukinisha gusenga ukuzura umwuka, wakinisha kurya ugahaga. Nabyo birimo kandi bungiye gutangira kuzaza njya gusenga, nigire kwisengera, kuko kandi nanone ndeke kugendana n'iki n'abantu twagendanaga, ibigare, kuko iyo umaze kureka inzoga n'ubusambanyi ukongera ukagendana n'aba bantu babi, n'ubundi urongera ugasubira muri za ngeso mbi, urongera ukazisubiramo. Ariko n'agasura kawe biragaragara. Oya, n'agasura karakeye rwose, umubiri wanjye uranyerera. Kutangiye kwirya se, kare twavuganye uri kumva, ndi gukubwira ati nsanga ndi Gikondo gutya na gutya tugiye gukora akazi, sibyo? Urambwira ati reka mbaze nitegure nishyire ku myaka ndi kumwe na Kanyombya. Kanyombya araturika araseka ngo ugiye kwisiga fondote se. Nyine kwimaki, buriya kwitunganya, ugiye kwisiga fondote ngo ugiye kwimaka se, mbaye umugore, mbaye iki, hari umusore se wimaki. Icyo navugaga kwitunganya ni ugushyamo aka gakweto, nkashyamo n'iyi pantaro, nkashyamo n'aka gapira. Icyo kintu wavugaga? Nibyo navugaga. Kandi ntibazavuge ntabwo nayitiye, iyi myenda ni iyanjye, kuko nta wundi muntu wakwambara ipantaro gutya, uyu mupira ni uwanjye rwose. Woze se? Noze. Noze ari iminota ingahe wayisigera ukatubwira ngo ndi kuri moto? Oya, woze ryari? Naguhamagaye woze? Nari noze rwose. Nzovu uri gusenga wampiza kwa? Oya, nakijijwe. Wenda ushaka kumbwira ati noze ejo. Oya, noze ejo ninjoro. Buri kintu nakoze burampamagaye ndyamye, nsanga nazanye ibintu by'ibituna gutya, mfata utuzi ndakaraba, mfata n'utuvuta ndisiga. Utuvuga ati reka njye kuri ati Bless dukora akazi. Aha, ubu wasanga aribo bongeye kumpamagara bazi ko nkigendera mu ngeso mbi. Narabiyamye. Ntureba se nibo batangiye, no bita Mama Queen. Mama Queen? Nawe ujya wajya nza kubeshya. Arongeye Mama Queen, mwitaba ariko. Mama Queen? Mama Queen? Umeze ute? Ngo iki? Ndi mu kiganiro ariko Mama Queen, mbabarira, izo gahunda nazivuyemo rwose. Cyakora ndaza kuza kukureba, nkugira inama nawe uzajya gusenga. Uranyumva? Tuba tujyana gusenga nyine za Kimironko. Ukizwe nanjye narakijwe muri iyi minsi. Naretse inzoga, ndeka no kujya muri za ndaya za Barisa, sibyo? Nawe ndashaka gukizwa rero. Gukizwa si byiza. Oya, ndashaka ko tujyana gusenga. Sibyo? Sawa sawa, nawe mu kanya. Amuhombeje. Sawa. Wakabiza.
ntanakabizo oya musoma gute se natajya gusenga se nzampfana iki nawe ntategusanga uzoye ku niba mama Queen yatangiye kumamagara azi ko nkigendera muri za ngeso yamenye ko nawe mugira inama wasanga yamaze kumenya ko naguze imyenda myiza yasavati buriya yavuze ati buriya yamenye kubura bwaguze imyenda myiza amafaranga yayashyikiriye kandi ukuntu umwana ndamukunda nzagiwe mugira inama tujye tujyana gusenga nawe mama Queen kuko azagusenyera oya ntabwo azansenyera kuko najya gusenga ikibintu uko nazansubirana muri za ngeso mbi mama Queen ariko ntabwo ari umwana mubi we ntaribi nuko biza none n'abandi uzareba nk'urutonde rw'ijana ufite ukuremo nk'icumi uzajya ugira gutyo enda tuvuge Kanyombya yaretse inzoga nshobora kuzangenda Kanyombya akangira inama ariko umuntu bita Yakamwana aragiye Yakamwana ni danje hanyuma se ikintu kibazo ndagikwibaza aho ngaho sibyo ni iyihe tekinike uzakoresha kugira ngo ushobore icyo kintu cyo kuvuga ngo byanga byakunda nzayingayinga nkomeze sunike inda yasinze isubiremo ambo inzoga sinzi nongere gusomaho oya iyo tekinike ni ukutagendana na ba bantu bashaka kukugusha simbe najya singe mu gace ubu Sodoma sinshaka kwasubira nubwo nahanya ndi kuri moto nirukanka mu gashyekero sinzongera kwasubira mu gashyekero no kuko zirahaba sibyo ntabwo nshaka kwibeshya ngo njye Nyanza aha none se izi nzana zivanye ntarakizwa izo nzara ibyo bikomere byose ufite by'inzara ijosi ntibari bariciye do ntabagome twereke neza do hindukira gutya hirya izi zose si inzara gutya turegure bari banyishiyeho ntakizwa shabyihorera none se ikamubaza ikindi kibazo uba umuri hejuru bikamuzamo akakurya mu karwana cyangwa nyine murashwana yoya nanone uko nakurya inzara iyo mumanye cyumwe ujya kumureba azi ko ufite amafaranga akaza kukubona ku yindi ndaya aratangira akagukubita yagukubise akuboneye n'iyo ndaya se rega burya nazo zirafuha kandi icyo mupfana ari amafaranga byihorere nose impamvu yaka ngo bajye banamukuba impamvu byakasimbiza ariko umuntu yakasinzi barakajya kamukopa ariko ubwo umuntu yagukopa bya bintu ukazamwishyura ni ibiryo se bagukopye ni agacupa bagukopye ese ubwo ajya kukwishyuza akakubwira ngo iki kabajya bamukopa simbizi byayaka amakuru ndayafite simbizi byayaka simbizi umukopo rwose ngo arawurya ivumbi rigatuma simbizi kwinarongeye manipo mwitabe nta kibazo ku ruhande Alo? Ego? Eliza, iwe mu rugo Ego? Ngewe ndi hano igikondo nyine hano hafi yo kunganje hano yego ntacyo bari baziba ntabwo aramvugisha
bashunga w'umukinyi bashunga sinzi meruka sinzi bashunga yigize ucyamurira ko sinzi ubu ikipe arimo yaba ariyo nta kibazo yazatwika uzumfate mfata akamoto none mukanya banza umubaze sawa dukomeze dusa nk'abagana ku musozi iyi mvura kino kibitwe abantu mwibaza impamvu turi kugenda dusa nk'aho turi kwirukanka ni ikirere turi kugenda dusiganwa ikirere ni kibi imvura imeze nabi kabisa turi gukora munsi y'ibiti ahantu ariko imvura iri kugenda inabihubukamo kutubwira ati ukuntu tekinike nzakoresha mfite ukuntu ngomba kwirinda indaya mu by'ukuri ariko indaya nongeye kuzisoma cyangwa nkajya aho zituye ubwo naba nongeye kusubira naba ngiye muri cya kigare kibi nagendaga mu ikigare ikigare cy'indaya ndakiretse ikigare cy'abasinzi ndabaretse nzaza ngenda kwibaza umugore wawe ukamusiga mu buriri gutya tu ukavuga ati musinda musize mu buriri nkasigana namufungiranye ahubwo waramufungirana n'ufunguzo ukarujyana urufunguzo nkarujyana namara kuzivamo nkabona kuza nkamufungurira mu gitondo kandi yakubaza ngo uvuye hese ukavuga ngo yari yaramaze kubimenya yagezeho kuko we yarasengaga ari umurokore yageze afata umwanzuro akajya kwima ahita ajya kwibana nanjye ndibana araguta arana none se ubu ngubu tuvugana ko yagutaye izo ndabo ukazigumamo we byari bimeze bite we ni ukwihangana nyagahebera urwaje we byari bimeze bite yari danje wese ko atari indaya umugore wanjye se nta n'umugabo umwe yari gufata byibuze uzajya umwitaho akamuha ibyo oya umugore wanjye rwose afite akazi yaravuga we akunda gukoresha ijambo ati nabyaye ibitsina byose nabyaye abagabo ndabifite n'abakobwa ndabafite afite abahungu 3 n'umukobwa umwe ubwo urumva rero nta bagabo yajya bivuyemo burundu byararangiye yanjye ariko kuva nararetse indangamirwa nkareka n'ibyo kunywa inzoga mfite isezerano ko tuzasubirana nabona no ku cyumweru nzatangira kujya kwisengera ariko se nawe rero sinjya nkwizera icyumweru cyawe kuva ku wa mbere ku cyumweru nzajya gusenga icyumweru kigahetuka oya ejo bundi nyagahita ntarakizwa oya yarakubuze iyi myenda nari ntarayibona nari ntarayigura nayo kujya gusenga nambaye iriya myenda koko ariko idishi y'abasitari si uri umusitari se ibi byaracitse gutya si uri umuso ntabwo kwari ugucika nawe wabiguze warabiciye ubu rero ngiye kuzajya gusenga rwose ku cyumweru tibure uzampamagare umpe gahunda umbwige amatere urakoze ahubwo nzanagutegera amatike imana iguha icyubahiro ku cyumweru ubona nasenze nzahita ngukaraba uzahita unkaraba uvuga iti no gukizwa inzovu yavugaga menya mbeshya nayaka nzamujyana gusenga nayaka uzamuzanye mwese nzabazana kandi ngiye nimeje ko uza ngiye nzabategera tujye gusenga kandi nzi neza ko imana izajya gutiza oya imana ku cyumweru nzajya gusenga kandi ngiye njya gusenga ku cyumweru nzakomeza uzajya ukomeza uhora ujya gusenga ikimbiro ngo tuzajya gusengera niho rwose ara kwa Nyagahene kwa Nyagahene hari akije nzamubwira Nyagahene tuzajyana tuzagenda turi groupe n'umudamu wanjye nzamubwira tuzajyana gusenga ngiye gukunda sha ubu ngiye umugore waramutse menye ko atajya kujya gusenga sha mwahita musubirana azabimenya uzi ko uwo mupasiteri tuya dukunda kujya gusengera ajya akunda kugira ibintu byo kwerekwa akavuga nk'ubwo ashaka gusengera akatavuga ati ikintu maze kubona cyo mu mazi imyaka igera muri ingahe waratandukanye n'umugore wawe akavuga ati umugore wawe noneho mugiye kongera gusubirana kayitone ibyo nuko birabaye kuko Imana igize gute irabikoze siko bimeze niko bimeze tugana ku musozo utanga ubutumwa abakurikira Umurava TV ndabwiye ko Nzovu nivuruguse mu byaha bihagije mu inzoga ndasambana icyo kintu abantu baba muri Amerika hehe bakunze kunyanga bakavuga ngo Nzovu ko afite umugore mwiza witonda umurokore none akaba yirwa muri zamarira mbabwire ko hari indirimbo y'abagatulika ivuga ngo dore inzira
birangiye wicika intege, njyewe nahisemo neza, Nyagasani turi kumwe. Nanjye koko inzira ngiye gutangira, Nyagasani turi kumwe, Nyagasani aho nzaba ndi hose nzaba ndi kumwe na Nyagasani. Mbonero abakurikirana Umurava TV, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, muri East Africa yose, abarundi ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika, muri Australia, mbabwiye ni Imana ijya ibarinda, kandi aho mukuye Imana igihora ibakubira inshuro 10. Akantu buvuze Imana ikomeze duhana umushaka tusangira ngo n'inzovu turi kumwe n'Umurava News y'umunsi ku munsi 5 kuri 5. T-Bless muri kumwe n'ubundi nk'ibisanzwe, nyaboneka kora subscribe niba utarayikora, tera comment ku kiganiro twakoze niba wagikunze, bitanga se niba hari indi nyunganizi ubona wifuza ko twakora mu by'ukuri neza cyane 5 kuri 5. Ariko ndongera mbibutsa yuko dufite website yacu ikora neza cyane, kandi ni ya website mu by'ukuri ushobora kujya usanga amakuru agiye atandukanye, inkuru zitandukanye zandikitse n'ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye, byose twagiye ducishaho mu buryo bitandukanye, mu buryo ushaka kubw'inyandiko wenda mu buryo runaka. Ushobora kuba ushaka kwandikisha inkuru, ushobora kuba ufite ubuhamya ushaka kunyuza ku Banyarwanda, ushobora gufata nimero itageze ko ngaho ku kiganiro, cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu uzamutse aho ngaho muri YouTube content hejuru, uhita ubona email yacu undi nk'ibisango y'Umurava News nk'ibisanzwe. Ariko ushaka kutwandikira kuri website yacu wandika wa3@umurava.com umuravanews.com, ubundi ibintu byose bikajya gute bikagendeka neza 5 kuri 5. Inyuma kuri kamera dufite Mo Clays cyase Chris Momomoni. Imana ikomeze duhana umushaka tusangire. Hasta la vista.